Amahoro y'Imana kuri mwese ndabashimiye cyane mwese abakomeza kugenda mubana natwe mu nkuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Ni inkuru navuga ko ibabaje cyane y'umukobwa wari uri mu kigero cy'imyaka 24 y'amavuko wazize impanuka ikomeye cyane ubwo yari atwaye imodoka. Hanyuma iyi modoka yaratwaye yari ya mugenzi we, bari bari kumwe n'ubundi muri iyo modoka. Hanyuma rero yibeshye niba ariko nabyita, akandagira ku muriro aho kugira ngo akandagire kuri feri, akandagira rero kuri accelerateur. Umuriro nyine uba mwinshi birangira imodoka ibataye munsi y'umuhanda. Niyo nkuru tugiye kugenda tugarukaho mu by'ukuri kugira ngo ubashe kumva uburyo ki uyu mwana w'umukobwa yashoje urugendo rwe hano ku isi. Iyo tubagezaho inkuru nk'izi tuba tubibutsa ko twese ariyo nzira, kandi ibyo bigutere guhora witeguye kuko ntawumenya umunsi n'igihe. Uyu mukobwa yitwa Benina, akaba yari afite imyaka 24 y'amavuko. Yagize umugisha navuga ko ukomeye cyane kuko yari afite inzozi ngo zo kuzakura umuryango we mu bukene, cyangwa se yari afite intego yo kugira ngo umuryango we azawuzamure, abashe kuwushyira ku rundi rwego mu buryo bw'imibereho y'ubuzima bwa buri munsi. Birumvikana ko inzozi ze zari zifite igisobanuro gikomeye cyane. Yaje kugira amahirwe rero nk'uko yifuzaga kuzaba umuntu ukomeye, aza kubona inshuti ye imurangira akazi mu gihugu cya Canada. Yaje kujya muri Canada rero, ajyayo gukorayo akazi muri hoteli, imwe mu mahoteli akomeye cyane hariya muri Canada. Hanyuma ndetse yewe umugisha we wakomeje kugenda waguka, aza no kubona kandi kazi mu yindi resitora. Urumva yakoraga imirimo ibiri, reka mbyite gutyo. Nari ngiye kuvuga utuzi tubiri ariko ntabwo iki ari ikinyarwanda, ntabwo bavuga utuzi tubiri. Yari afite ahantu habiri akora. Urumva yavaga muri hoteli yarangiza akajya gukora n'ahandi kuri resitora, avuga ati uko biri kose ngomba kugerageza ngafightinga kugeza ubwo nzagera ku nzozi zanjye. Twese muri iyi si igituma tuzinduka, igituma turara amajoro dukora, ugasanga hari n'abakora amasaha 24 ku yandi, ni ukugira ngo bagire icyo bageraho ndetse bagire iterambere. Hanyuma uyu mukobwa yaje gutegura umunsi wo kujya gusura inshuti ye, ari nayo ngo yamurangiye ako kazi. Ategura kuzajya kumusura, namushimire, banaganire birumvikana. Hanyuma ngo yaje kugendana na mugenzi we w'imyaka 21, bajyana mu modoka. Ariko amakuru nabashije kumenya nuko imodoka bari barimo ni y'uwo mukobwa w'inshuti ye wari ufite imyaka 21. Urumva bose bari bakiri batoya. Umwe yari afite 21, undi afite 24. Gusa amakuru namenye nuko uwo mukobwa muto yari nawe nyiri iyo modoka yakoze impanuka, we ntabwo yapfuye, babashije kumurokora akiri muzima. Hanyuma baragiye bajya gusura iyo nshuti ye, baraganira bisanzwe, amushimira uburyo ki yamurangiye akazi, ibintu bikagenda neza. Hanyuma mu guhindukira rero batashye, nibwo baje gukora iyi mpanuka navuga ko ikomeye cyane. Bari gutaha rero hari umugezi bagezeho, cyangwa se reka mbyite uruzi wenda. Hanyuma bari gutaha rero baje uyu mukobwa w'imyaka 24 witwa Benina ari nawe wahasize ubuzima. Yari atwaye, ariko ubusanzwe ntabwo ibintu byo gutwara imodoka yarabimenyereye cyane, ntabwo yakundaga kubikora cyane ko imihanda yo muri Canada atarayimenyereye. Umukobwa wavukaga mu gihugu cya Kenya, ariko
yaje kubona imodoka iturutse imbere mu muhanda bari barimo, abona ko ifite umuvuduko udasanzwe ndetse ishobora kuba yatakaza icyerekezo ikabagonga. Icyo uyu Benina yakoze, yakandagiye ku muriro mwinshi kubera n'igihunga n'ubwoba, birangira aho gukandagira kuri feri akandagira ku muriro, imodoka iriterura ibajugunya mu mugezi cyangwa se mu ruzi. Hanyuma abashinzwe umutekano wo mu mazi bagerageza gukora ibishoboka byose ngo basevinge ubuzima bwabo. Hanyuma uyu mukobwa nyiri iyi modoka w'imyaka 21 niwe wabashije kurokoka. Hanyuma uyu Beni nawe byarangiye ahasize ubuzima, ndetse amakuru nabashije kumenya nuko na bugingo n'ubu batarabasha kubona iyi modoka ndetse n'uyu mukobwa, kubera ko ngo yaramanutse igera hasi, ndetse hari ukuntu mwabira bihugu hajya hagira ubukonje bukomeye cyane ugasanga amazi yabaye nk'urubura. Rero abashinzwe umutekano mu mazi bageze hasi basanga hari urubura rumeze nk'urwabaye nk'ibuye, imodoka barayishaka barayibura mu by'ukuri, ndetse n'uyu mukobwa. Byumvikana ko ari inkuru ibabaje cyane yatashye muri uyu muryango, aho uyu mukobwa yabuze ubuzima ariko akabubura atageze ku nzozi ze zo guteza imbere umuryango we. Icyakora yari amaze kugira aho agera kubera ko yari afite ahantu habiri akora. Burya iyo umuntu akora afite intego avuga ngo ndashaka kugera kuri iki, ndashaka kuzakura umuryango wanjye mu bukene, ndashaka ko imibereho izahinduka ibintu bikagenda neza. Burya gukora ufite intego biragufasha, bituma ubasha gusevinga, ubasha gukora buri kimwe cyose kugira ngo uzagere kuri za ntego cyangwa se objective wihaye. Rero ntabwo bikunze kuri uyu mukobwa, reka tumwifurize iruhuko ridashira, tumwifurize iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo, nta kundi byagenda. Ngayo nguko rero ni kwa kundi tuba turi gushakisha imibereho, ariko urupfu nyine ni ikintu kidateguza. Urupfu nta muntu ujya aruha ikiguzi icyo ari cyo cyose ngo rumureke. Iyo rwaje ruba rwaje, noneho rero iyo Imana yabyemeye nta kindi cyo gukora kiba gihari uretse nyine kwiyakira tukavuga ngo uwacaragiye. Ariko kubizera Imana tuba tubizi ko tuzongera tukamubona mu gitondo cy'umuzuko. Imana ibahe umugisha. Hanyuma n'abandi bose bagize ibyago tubabwire ngo bagire gukomera ndetse bagire kwihangana. Abagize ibyago, ababuze ababo, ababuze inshuti ndetse n'abavandimwe, hari abadukurikiranye barwaye bafite n'indwara zikomeye cyane bari kwa muganga, hari abadafite ubushobozi bwo kwivuza, hari abadafite ababageraho barwariye mu bitaro, abafite ibibazo bitandukanye, bose turabasabira ku Mana kugira ngo Imana y'amahoro ibagirire neza. Hanyuma reka ngusabe wibuke gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bijye bibasha kukugereraho igihe nta kibazo n'iki na kimwe. Ari kumwe na Dani, duhurire mu biganiro byacu biri imbere.